Tadeyo wiriwe. Tereka hari ibyo bigunira byawe birimo gutuma amasazi ubone gusuhuza abantu. Ese ubundi harimo iki? Ntumurwe akaboga mvuye kugabana hepfo. Inka yabishagasha yarirwaye arayibaga. Nuko aturya kara ati muze mufata akanyama mushyira abantu. Ye ubu muratinyutse mugiye kurya inyama zitabagiwe mu ibagiro ryemewe, zitanasuzumwe na veterineri bifitiye uburenganzira. Ariko wa mugani ibi ni bya bindi byo kurira inyama gutukura. Ubu nabwirwa n'iki niba zujuje ubuziranenge koko? Si ibyo nkubwira. Hagamijwe kurinda ubuzima bw'abarya inyama, ubuziranenge bwazo bugomba kubungwabungwa kuva ku mworozi kugeza ku bazirya. Mu rwego rero rwo guha agaciro ingingo ikomeye, kuva tariki 17 Gicurasi kugeza ku ya 13 Kamena uyu mwaka wa 2022, mu Rwanda hateguwe ukwezi kwahariwe ubukangurambaga bw'inyama zujuje ubuziranenge ku nsanganyamatsiko igira iti inyama zujuje ubuziranenge kuri bose. Muri uku kwezi ndetse na nyuma yaho twese turakangurirwa kugura inyama zujuje ubuziranenge zagenzuwe na veterineri wemewe kandi tukazigurira ahantu hari isuku ihagije. Niba kandi uguze inyama uzakoresha igihe kirekire, zibike neza kugira ngo zidatakaza ubuziranenge. Wowe utwara inyama, koresha ikinyabiziga cyujuje ibisabwa kibifitiye uruhushya kandi wite ku isuku yacyo n'iy'abakozi ukoresha. Nawe nyirahabagirwa, fata neza amatungo agenewe kubagwa, utayahutaza uyakubita, uyakurubana cyangwa se uyakomeretsa. Yahahubwa amazi meza kandi abanza aruhuke, ubundi ateshwe ubwenge uko bikwiriye mbere yo kuyabaga. Ubu butumwa n'ubwa Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Minicom ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge, ihiganwa mu bucuruzi no kurengera umuguzi RICA, Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagri, Enabel Rwanda ndetse na Aurora Wihaze, umushinga uterwa inkunga na USAID.